wahisemo iyihe nzira? Yesu ati, munyure mu irembo rifunganye, kuko irembo ari rigari n'inzira ijyana abantu kurimbuka ari nini, kandi abayinyuramo ni benshi. Ariko irembo rifunganye n'inzira ijya mu bugingo iraruhije, kandi abayinyuramo ni bake. Imbere yawe hari inzira ebyiri, inzira ngari yo kwimika inaringe n'inzira ifunganye yo kwitangaho igitambo. Mu nzira ngari ubasha kuyoborwa no kwikunda, ubwibone no gukunda isi, ariko abanyura mu nzira ifunganye basabwa kuzibukira ibibaremerera byose n'icyaha kibasha kubizingiraho vuba. None ni iyihe nzira wahisemo? Mbese ni ijyana abantu ku rupfu rw'iteka, cyangwa ni ibajyana mu bwiza no kudapfa? Inzira ijyana abantu ku rupfu, abantu bose babasha kuyicamo bafite ibyabo byose byo mu isi, kwikanyiza kwabo kose, ubwibone bwabo bwose, ubuhemu no gukiranirwa. Hari umwanya w'ibyo umuntu yibwira byose n'inyigisho zose z'abantu, hari umwanya wo gutuma umuntu akurikira ibyo ashaka no gukora icyo umutima we w'inaringe bimutegeka byose. Kugira ngo umuntu anyure mu nzira ijyana ku kurimbuka, ntagomba gushaka inzira, kuko irembo ari rigari n'inzira ikaba ari nini, kandi ubusanzwe abantu bamenyereye kugana mu nzira igana ku rupfu. Ariko inzira y'ubugingo ni impatanwa, kandi irembo rirafunganye. Ubaye wihambiriye ku cyaha icyo ari cyo cyose gishobora kukwiboheraho, wasanga yuko inzira yakubera impatanwa ukananirwa kwinjira. Niba ushaka gukomeza kugendera mu nzira y'Uwiteka, ukwiriye kureka inzira zawe bwite, ubushake bwawe bwite, ingeso mbi n'ibikorwa bibi. Umuntu ukorera Kristo ntakwiriye gukurikira iby'isi cyangwa se gukurikiza urugero rw'ab'isi. Inzira yo mu ijuru ni impatanwa ku bantu bakina imikino ishingiye ku kwikunda, ni imanga n'imikokwe ku bakunda iby'isi, kuyizamukamo byabagora. Imiruho, kwihangana, ubwitange, ibitutsi, ubukene, kurwanywa n'abanyabyaha, ibyo byose Kristo yabimenyereye uko bingana. Uko niko natwe dukwiriye kubimenyera bikaba umugabane wacu niba dushaka kuzinjira muri paradizo y'Imana. Nyamara titwibwire yuko inzira izamuka ikomeye naho imanuka ikaba yoroshye. Mu nzira iganisha ku rupfu hari imibabaro n'ibihano, hari agahinda no gukorwa n'isoni, n'imiburo ibuza umuntu gukomeza muri iyo nzira. Urukundo rw'Imana rwatumye ikomerera abantu b'indangare n'intumva kugira ngo bizanire kurimbuka. Ni iby'ukuri yuko inzira ya Satani isa n'ikurura abantu, ariko ni ubushukanyi gusa. Mu nzira y'ibibi hari intimba no kwicwa urubozo. Dushobora gutekereza yuko binejeje gukurikira ubwibone n'ibyifuzo by'isi, ariko amaherezo ni umubabaro n'agahinda. Mu kwikunda bigaragara ko harimo umunezero n'ibyishimo, nyamara tubona yuko amaherezo uwo munezero uhinduka ubusharire bukomotse ku byiringiro bishingiye ku naringe.
irembo ry'inzira imanuka rishobora kuba rirabagirana kubw'uburabyo butatswe kuri yo, ariko amahwa akaba ari mu nzira. Umucyo w'ibyiringiro urabagirana uturuka mu irembo uhinduka umwijima wo kwihebesha, maze ukurikiye iyo nzira akamanuka mu gicuku cy'ijoro kitagira iherezo. Imigani igice cya 13 umurongo wa 15 n'igice cya 3 umurongo wa 17. Inzira z'abagambanyi zirarusha, ariko inzira z'ubwenge ni inzira z'ibinezeza, kandi imigendere yabwo yose ni iy'amahoro. Igikorwa cyose cyo kumvira Kristo, igikorwa cyose cyo kwitanga kubye, ikigeragezo cyose cyihanganiwe, kunesha kose ko kunesha ibishuko, ni intambwe umuntu atera mu rugendo rw'icubahiro rwo kunesha guheruka. Nitwemera yuko Kristo atuyobora, azatuyobora amahoro. Umunyabyaha ruharwa ntakwiriye gucogorera mu nzira. Nta n'umwe ushakashaka atengurwa ushobora kunanirwa kugendera mu mucyo uboneye kandi wera. Nubwo inzira ari impatanwa, ikaba yera rwose ku buryo icyaha kitakwemerwa kuyigendamo, abantu bose bahawe ubwishingizi, kandi nta n'umwe muri bo ushidikanya, akaba afite umutima utengurwa ukwiriye kuvuga ati Imana ntinyitaho. Inzira ishobora kuba mbi kandi izamuka ku gacuri. Hashobora kuba imikuku y'isuri iburyo n'ibumoso. Dukwiriye kwihanganira imiruho mu rugendo rwacu. Igihe turushye, igihe tunaniwe, dukwiriye kwihanganira umuruho. Igihe ducogoye turwana inshundura, igihe ducitse intege, dukwiriye gukomeza kugira ibyiringiro. Ariko kuko Kristo ari umuyobozi wacu, amaherezo ntituzananirwa kugera ku cyambo twifuza kugeraho. Kristo ubwe yatubanjirije kugenda muri iyo nzira, kandi yaringanije aho tuzanyura. Ku nzira izamuka ku gacuri ijya ku bugingo buhoraho, hari amariba y'amasoko y'ibyishimo atuma abarushye bagarura ubuyanja. Abagenda mu nzira z'ubwenge bagira ibyishimo bitavugwa nubwo baba bababazwa, kuko uwo bakunda abagenda iruhande batamureba. Ku ntambwe yose batera bazamuka, bashobora kumva ikiganza cye kibakoraho. Kuri buri ntambwe batera, umucyo urabagirana w'ikuzo uturuka ku itabonwa umurika mu nzira bacamo, maze indirimbo zabo zo guhimbaza zikarangururwa, zikazamukira gufatanya n'iz'abamarayika imbere y'intebe y'ubwami. Ariko inzira y'umukiranutsi ni nk'umuseke utambitse ugakomeza ukageza ku manywa gihangu. Muharanire kwinjira mu irembo rifunganye. Luka igice cya 13 umurongo wa 24. Imibereho ya Gikristo ni intambara kandi ni urugendo, ariko intsinzi igomba kugerwaho ntituruka ku mbaraga z'umuntu. Aho intambara ibera ni mu mutima. Intambara dukwiriye kurwana, ariyo ntambara ikomeye kuruta izindi umuntu yigeze arwana, ni ukwegurira inaringe ubushake bw'Imana no kureka umutima ugatwarwa n'urukundo. Kamere ya kera yabyawe n'amaraso n'ubushake bw'umubiri ntishobora kuragwa ubwami bw'Imana. Imico tuvukana n'ingeso za kera bikwiriye kurekwa. Umuntu ugambirira kwinjira mu bwami bw'iby'umwuka azabona yuko imbaraga zose zo kwifuza kwa kamere itarahinduka bishyigikiwe n'imbaraga z'ubwami bw'umwijima bimurwanya uko bingana.
kwikanyeza n'ubwibone bizahagurukira kurwanya ikintu cyose kibigaya cyerekana ko ari ibyaha. Ntabwo twebwe ubwacu dushobora gutsinda ibyifuzo bibi n'ingeso birwanira kudutegeka. Ntabwo dushobora kunesha umwanzi ukomeye udufitiye mu bubata bwe. Imana yonyine niyo ishobora kuduha kunesha. Imana yifuza yuko twitegeka, tugategeka n'ubushake bwacu bwite n'inzira zacu. Nyamara ntabwo Imana ishobora gukorera muri twe tutabyemeye ngo tunafatanye nayo. Umwuka w'Imana akorera mu bushobozi n'imbaraga byahawe umuntu. Imbaraga zacu zirashakwa kugira ngo zifatanye n'Imana. Kunesha ntigushobora kugerwaho hatabayeho gusengana umwete no gucisha bugufi inarijye kuri buri ntambwe yose. Ubushake bwacu ntibukwiriye guhatirwa gufatanya n'imbaraga z'Imana, ahubwo dukwiriye kwitanga tubikunze kubw'ubushake bwacu. Bibaye ari ibishoboka ko umwuka w'Imana aguhata akajana, ntabwo ibyo byakugira umukristo ngo ube ukwiriye ijuru. Igihome cya Satani nticyashobora gusenywa. Ubushake bw'umuntu bukwiriye gushirwa mu ruhande rw'ubushake bw'Imana. Wowe ubwawe ntushobora gutuma imigambi yawe, ibyifuzo byawe n'ibyo ubogamiramo bitegekwa n'ubushake bw'Imana. Ariko niba ushaka kugirwa umuntu ufite ubushake, Imana izakugaragariza umurimo, hakurikireho gukubita hasi impaka n'ikintu cyose cyishyiriye hejuru yo kurwanya kumenya Imana. Ubwo nibwo muzasoza agakiza kanyu mutinya muhinda imishitsi, kuko ari byo bibatera gukunda no gukora ibyo yishimira. Nyamara abantu benshi bakurwa n'ubwiza bwa Kristo n'ikuzo ry'ijuru, hanyuma bagateshuka bakareka ibyari gutuma ibyo bifuza bihinduka ibyabo bwite. Hari benshi bagendera mu nzira ngari batanyuzwe rwose n'inzira bagendamo. Bifuza gucika ku buretwa bw'icyaha, kandi bagerageza gukoresha imbaraga zabo bwite ngo barwanye ibikorwa byabo by'icyaha. Bitegereza inzira y'ipitanwa n'irembo rifunganye, ariko kunezeza inarijye, gukunda iby'isi, ubwibone no kumaranira ibi bigashyira urubibi hagati yabo n'Umukiza. Kureka ubushake bwabo bwite ni ibintu bahisemo gukunda cyangwa gukurikirana. Bishaka ko bagera aho bemera kwibabaza, nyamara aho niho bagera bagashidikanya, bagateguza maze bagasubira inyuma. Yesu ati, benshi bazashaka kurinyuramo ntibabibashe. Bifuza icyiza, bakoresha umuhati ngo bakigereho, ariko ntibagihitemo. Ntibagira umugambi uhamye wo kubikibona, nubwo cyabatwara ibintu byose. Niba dushaka kunesha, ibyiringiro rukumbi dufite ni ugufatanya n'ubushake bwacu n'ubushake bw'Imana, ndetse no gukora dufatanyije nayo buri saha na buri munsi. Ntidushobora kugumana inarijye kandi ngo tubashe kwinjira mu bwami bw'Imana. Niba twagera ku butungane, tuzabugeraho kubwo kuzinuka inarijye no kwakira umutima wa Kristo. Ubwibone no kumva twihagije bikwiriye kubambwa. Mbese twiteguye gutanga ikiguzi cyose dushobora kubazwa? Mbese turifuza yuko ubushake bwacu bwakwegerezwa, ubw'Imana bugahwana rwose? Turamutse tutabishaka, ntabwo guhindurwa n'ubuntu bw'Imana gushobora kugaragarizwa muri twe. Intambara turwana ni intambara nziza yo kwizera. Pawulo yaravuze ati, icyo nicyo gituma nkora cyane, ndarwana n'umwete
kuko imbaraga ze zinkoreramo cyane. Nta kindi gihe gikomeye kigeze kiba mu mateka y'isi yacu gihwanye n'iki gihe turimo. Inyungu zacu z'iteka ziri mu mazi abira. Ni ingenzi ko tugomba guhaguruka tukamenya niba guhamagarwa no gutoranywa kwacu bifitiwe icyizere. Tiduhangare kuba twazimiza inyungu z'iteka kubw'utuntu tw'ubusabusa. Tugomba kuba abanyamuhati. Icyo turi gukora ubu ikigomba kuba inzira tuzakoreramo mu gihe kizaza. Byose ni ibibazo by'igihe kitarondoreka, kandi ntidushobora kuba imburamukoro, abanenganenzi n'abatagira icyo bitaho. Ni nkaho buri wese muri twe yakibajije ngo ubugingo bw'iteka kuri njye ni iki? Mbese ibirenge byacu biri mu nzira zijya mu ijuru cyangwa biri mu nzira ngari ijyana abantu mu irimbukiro? Abagize intsinzi mu buzima bwa gikristo bazafata ibintu byose nk'igihombo bigereranijwe n'agaciro katagira akagero ko kumenya Kristo. Ababa muri Kristo gusa nibo bashobora kumenya ubuzima nyakuri icyo ari cyo. Baha agaciro iyobokamana nyakuri. Italanto zabo z'icyitegererezo, ubutunzi n'ubushobozi babishyize ku gicaniro cyo kwitanga, bashaka gusa kumenya no gusohoza ubushake bw'abapfiriye kubacungura.